Reka twongere tubasuhuze aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi, twongere tubahe ikaze nanone kuri channel yacu Uburyo TV. Nk'ibisanzwe rero murabizi ibiganiro byacu byibanda kuri mining, cryptocurrency, cyane cyane mining ya PI network. Iyi minsi niho turi kwibanda cyane. By'umwihariko rero uyu munsi tugarutse nanone kuri mining ya PI network ndetse n'itandukaniro riri hagati ya PI network na mining ya Bitcoin. Nk'uko mubibona imbere yacu hari PI network ya Dr. Nicolas Kokaris ndetse na Bitcoin ya Satoshi Nakamoto. Global consensus ya PI imwe ingana n'ibihumbi 314,159 by'idolari. Ahangaha twibukiranye neza ko ibi ngibi ntibyari byemezwa, ni ibikiri biri cyashidikanywaho, ntabwo biratangazwa ko ariko gaciro koko ka PI imwe. Ariko Bitcoin imwe umunsi umwe cyangwa se ukwezi kumwe yari ihagaze ibihumbi 80 by'idolari. Ni ukuvuga ko yari ihagaze miliyoni 80 mu manyarwanda, Bitcoin imwe. Aha wakibaza ngo PI network na Bitcoin byaba bihuriye he? Ese Dr. Nicolas na Satoshi Nakamoto bo baba baziranye? Reka twibaze, cryptocurrency ni iki? Ubundi cryptocurrency ni ubwoko bw'amafaranga y'ikoranabuhanga, amafaranga atagaragara n'amaso, amafaranga adafatika, ntabwo ari fiat money. Cryptocurrency ni ubukombe ku isi yose. Ikibyemeza kigaragarira buri wese, n'utazi cryptocurrency ibyo ari byo, n'utarayimenya ndetse n'utayifana, dore afana umupira w'amaguru. Mu gikombe cy'isi hari kwamamarizwamo cryptocurrency. We rero ugishidikanya kuri cryptocurrency, bizagushiramo igihe uzaba uri kubona Kazungu muturanye azamuye umuturirwa awuvanye muri cryptocurrency. Nta kujya kure, uyu munsi tubafitiye amakuru meza cyane avugwa kuri crypto ya PI network ndetse na crypto yabanjirije izindi zose, ikaba ikiziyoboje inkoni y'icyuma ariyo Bitcoin. PI network ni ifaranga ry'ikoranabuhanga kugeza uyu munsi ritari ryajya ku isoko, ku buryo wabasha kurivunjisha mwayawe, ku buryo wabasha kurikuramo amafaranga asanzwe. Ubundi aya mafaranga yose y'ikoranabuhanga nka Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu ndetse n'andi yose yamaze kujya kuri exchange cyangwa se yageze ku isoko, uzasanga afite agaciro kari hejuru cyane y'aka amafaranga dusanzwe dukoresha hirya no hino bitewe n'igihugu cy'iwanyu, bitewe n'igihugu uherereyemo. Ariko nanone nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Nubwo aya mafaranga y'ikoranabuhanga aba ari hejuru cyane y'ayo dusanganywe, n'ubundi nta kibuza aya mafaranga y'ikoranabuhanga gukenera exchange cyangwa se ivunjishwa muri yayandi twari dusanganywe dukoresha iwacu. Nta muntu waba warakoze mining ya Bitcoin uyu munsi wasanga abayeho mu buzima bubi. Nta muntu wasanga yarakoze mining ya Bitcoin ngo uyu munsi aba ari umukene, ntawe. Kiretse umugabo umwe ku isi wanditse amateka muri Bitcoin, nushaka kuvuga ko yayanditse muri cryptocurrency. Uyu mugabo bivugwa ko yakoze mining ya Bitcoin nk'abandi bose, nyuma inzara iza gutera urugo rwe, Bitcoin ntiyari bwaje ku isoko. Arangije afata Bitcoin ze 10 arazitanga, bamuherezamo pizza 2. Nyuma Bitcoin igiye ku isoko, abonye agaciro yahawe, abonye uburyo iri kuzamuka, byarangiye uyu mugabo acanganyukiwe, bitangira kwivanga. Birashoboka cyane ko uyu mugabo yakoraga mining ya Bitcoin ayishidikanyaho. Ashobora kuba yakoze mining ya Bitcoin yumva ko bidashoboka, yumva ko coin amaze kumayininga zidashobora guhabwa agaciro ngo zivunjwe mu mafaranga asanzwe nk'uko bivugwa. Wasanga nanone uyu mugabo
yumvaga ko cyangwa se yabonaga byinshi bivugwa ku gaciro ka Bitcoin imwe ariko ntabyiteho, akabirebesha amaso akumva ko bitazapfa gushoboka, bitapfa no kubaho. Akaba ariyo mpamvu yahise atanga za coin ze bakamuhereza pize ebyiri, ati n'ubundi ak'umugabo nakamuraye ku murundi. Uyu ni umugani twese turawuzi. Cyangwa se nk'uko bivugwa, ugasanga uyu mugabo yarabikoreshejwe n'inzara, ari kubona nta yandi mahitamo asigaranye, akirengagiza ibiri kuvugwa by'agaciro kazaza ka Bitcoin, byose akabyirengagiza, akabyima amaso. Ibyo byose bayivugagaho akabyirengagiza, akaramira umuryango we. Birashoboka cyane. Bitcoin niryo faranga rya mbere ryabayeho ry'ikoranabuhanga kuri iyi si. Bivugwa ko ryakozwe n'uwo bita SATOSHI NAKAMOTTO. Kugeza ubu uyu SATOSHI NAKAMOTTO ntawe uzi niba ari umugabo cyangwa se niba ari umugore. Nta muntu uzi niba ari umuntu umwe cyangwa se itsinda ry'abantu benshi. Nta n'uzi niba ari umuzungu cyangwa se umwirabura. Yewe nta n'uzi ururimi avuga, niba ari Ikinyarwanda, Icyongereza, Igiswahili, Igifaransa, Igishinwa ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye zivugwa kuri iyi si. Ariko ikiri ukuri ni uko uwakoze Bitcoin yitwa SATOSHI NAKAMOTTO. SATOSHI NAKAMOTTO yakoze cyangwa se yavumbuye ifaranga ry'ikoranabuhanga aryita Bitcoin. Bitcoin igera ku isoko bwa mbere, imwe yari ihagaze 0.01 by'idolari. Hari mu itangira ryayo. Uko umunsi wiraga undi ugacya, Bitcoin yarushagaho kuzamuka mu gaciro ku rwego rw'isi, kugeza ubwo Bitcoin imwe yageze ku bihumbi 80 by'idolari. Uyashyize mu manyarwanda yari miliyoni 80. Nta kabuza umuntu wese wari ufite Bitcoin, yaba imwe zaba nyinshi, ibivunjishwa cyangwa se iyi exchange yamugezeho, aka kayabo yakibitseho. Uyu mutungo wamugezeho kuko yari yemeye, anizera mining ya Bitcoin, yemerera ifaranga ry'ikoranabuhanga rya Bitcoin. Iri pinda ryamugezeho. Uyu munsi iyi saha ndimo gukora iki kiganiro, Bitcoin yaramanutse, iri ku bihumbi 16,500 y'idolari. Ni ukuvuga ko mu manyarwanda ni miliyoni 16,500. Nawe shyira mu mafaranga y'igihugu cy'iwanyu, urumva ko n'ubundi nubwo Bitcoin yamanutse ariko haricyarimo urufito. Nta muntu wabasha guhita yigondera Bitcoin imwe ngo ayigure uyu munsi. Ni ipinda. Ntumbaze impamvu iri kumanuka, ariko nusoza iki kiganiro ushobora kuba nawe ubwawe wamaze kwiyumvisha icyatumye Bitcoin igenda isubira inyuma, ikiri kubitera. Gusa sahi iyi Bitcoin iracyayoboye, iracyari ku mwanya wa mbere muri cryptocurrency ku rwego rw'isi yose. Uyu munsi niko bimeze, ariko sinzi niba ejo ariko buzacya bikimeze. Ntabwo nzi niba umunsi w'ejo Bitcoin buzacya ikiri ku mwanya wa mbere, kuko hamaze kuvuka izindi coin ziri kubica bigacika mu ruhando rw'isi. Ahangaha twavuga cyane cyane nka coin ya PI network. Inshuti bavandimwe mwemera cryptocurrency ndetse namwe ba pioneers mwese aho muri hose, cyane cyane wowe wamenye mining ya PI network, ukayizera ukayemera, ntucibwe intege n'abandi bazi gucaga bose, ukabihorera ukarenzaho. Dore igitangaza, dore ikije kidasanzwe muri cryptocurrency wagezemo, cyane cyane crypto ya PI network. Ubusanzwe CEO wa Bitcoin Satoshi Nakamoto yabaye umwe mu banyeshuri ba Dr. Nikora Kokarisi. Dr. Nikora Kokarisi ni CEO wa PI network.
aha hantu hagomba gushya byanze bikunze, wabyanga wabyemera hagomba gushya. Umunsi w'ejo umuntu wabashije gukurikirana ikiganiro cyari guca ku rukuta rwa Twitter rwa PI Network, ahangaha yahakuye amakuru ashimishije ariho natwe twayavanye, yari amakuru meza cyane, aho nyakubahwa Dr Nikora yavugaga ko ari umwe mu barimu bigishije Satoshi Nakamoto ibya cryptocurrency, uko Bitcoin yakozwe, uburyo yashinzwe, uburyo yavumbuwe, ibyiza n'amakosa byagaragayemo byose Dr Nikora yarabirebaga. Ni nacyo cyatumye Dr Nikora nawe ahita ashyiraho coin cyangwa se mining ya Pi Network kugira ngo akosore bya bindi byose bitagenze neza muri Bitcoin ya Satoshi Nakamoto. Muri Bitcoin iyo urimo wohererezanya coin ya Bitcoin nyene hagati yawe na mugenzi wawe, cyangwa se uri koherezanya amafaranga ukoresheje Bitcoin hagati yawe n'undi muntu, bifata iminota 10 kugera kuri 20 hagati aho. Ariko muri PI Network transaction imwe ntirenza amasegonda 5. Niba nawe warakoze PI testnet wo mining Pi Network, hamwe wakoze testnet ya PI, wapfaga gusoza gukora kuri send, uwo kwakira akaba yazibonye tayari zikaba zamugezeho. Ndetse n'aha ngaha kwaba bari ku masoko nka P-Chain Mall, PI 81 Mall, bariya niba hari umuntu ujya kuhahahira, nizera neza ndashidikanya ko yakoze transaction igenda byihuse. Ikindi kandi Dr Nikora yakomeje avuga ko twebwe aba pioneers ba PI Network twifuza cyane ko PI yahita ijya ku isoko, bitewe n'ibyifuzo byacu ndetse bitewe n'ukuntu twumva, reka mbyite ko twikeneye n'ibiturimo muri rusange. Ariko Dr Nikora avuga ko ibyo byaba ari uguhubuka kwazatuma PI mu gihe kizaza igenda itakaza agaciro. Bati turacyubaka blockchain ya PI ndetse na PI Chain Mall bizafata PI, ahangaha bizafasha PI kugumana agaciro kayo. PI ntirajya isohoka, ahubwo irajya iguma muri blockchain yayo, irajya igugwa ibintu bitandukanye bitume ishakwa na buri wese. Noneho wa wundi utigeze akora mining ya PI azaba ari cyo gihe cyo kwinjira mu muryango mugari wa PI Network. Dr Nikora akomeza agira ati buriya iyo mukoze mining umunsi umwe gusa, hagenda umuriro ucaniye intara yose. Aha ndavuga intara igizwe n'umujyi gusa. Uyu muriro umuva ku mufuka, uva ku mufuka wa Dr Nikora. Inshuti yanjye, umbwire nawe niba ibi ngibi abikora atazi inyungu irejo hazaza. Abwirwa benshi akumvwa na beneyo. Ngayo nguko impamvu PI Network yaje no gukosora ibitaragenze neza muri Bitcoin, kandi nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Satoshi Nakamoto ni umwe mu banyeshuri ba Dr Nikora Kokarisi. Bitcoin imwe niba yarageze ku bihumbi 80 by'idolari, nta kizatuma PI imwe itazagera ku bihumbi 314,159 by'idolari. Global Consensus Value uyu munsi. Bivuze ko PI mainnet urugendo ruracyakomeje. Pioneers ba PI Network, please keep mining. Ejo ntihazagire umera nka wa mugabo wo muri Bitcoin watanze Bitcoin ze agahabwa pizza. Nawe nucunga nabi uratanga PI zawe uhabwe agafuka ka kawunga, uhabwe isaha, uhabwe umugati. PI Chain Mall mwumvise ko ni nziza cyane. Ndagushishikariza kwiyandikisha kuri PI Chain Mall kuko na hano biragaragara ko ari nziza cyane, ariko nkakwibutsa kwirinda kuyihahiramo. Please, agaciro ka PI ntabwo karatangazwa ku buryo wahaha. Uratanga PI zawe uhabwe pizza.
bya bifi binini Dr Nikora yavuze byaraje.